Mu mateka ya vuba ndetse n'aya kera hari abagore n'abagabo bagiye barangwaho n'ibikorwa by'ubutwari. Muri iyi nkuru turagaruka ku mugore w'umunyabigwi w'umwiraburakazi, yari umuganga akaba n'umutasi kabuhariwe. Yagiye akora ibitero byinshi turi bugaruke muri iyi nkuru. Bamwise Mose w'ubwoko bwe, abandi bamuhimba amazina menshi. Ikinyamakuru Britannica cyamwise General Tubman. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, tugiye kuganira ku butwari bw'umugore wakoze amateka. Mu butwari n'amayeri menshi, uyu munyabigwi uzwi ku mazina ya Harriet Tubman yagiye agaba ibitero byinshi agiye kubohora bene wabo b'abirabura. Akana mu bucakara akabajyana mu ntara zimwe za Amerika aho ubucakara bwari bwaraciwe. Yakoreshaga amayeri menshi ya gisirikare akabacisha mu nzira itangaje twagereranya n'indake, ndetse byaba na ngombwa agakoresha igitsure cyinshi cya gisirikare. Ngo aho yatungaga imbunda iyo yabonaga bageze mu nzira z'inzitane bagashaka gusubira inyuma. Tukamenya nk'Abisiraheli babwiye Mose bati, watuvanye mu Egiputa ngo tuze dupfire mu butayu. Harriet Tubman we ngo yarabasubizaga ngo mugomba kuva mu bucakara cyangwa mugapfa, be free or die. Ngira ngo abenshi twasomye Bibiliya, igitabo cy'iyimuka Misiri abandi bita Kuva, umutwe wa 17 umurongo wa 3. Ubwo Mose yaravanye abanya-Israheli muri Misiri bavanye mu bucakara bwa Farawo, bageze mu butayu nuko babaza Mose bati, kuki watuvanye mu Misiri? Ni kugira ngo twicishe inyota hamwe n'abana bacu n'amatungo yacu? Ibyo byabaye kuri Harriet Tubman. Hari abo yabaga avanye mu bucakara yabageza mu nzira, babonye ibyago n'amakuba byabaga birimo bagahitamo gushaka gusubirayo. Nawe kubera ko yangaga ko basubiyeyo bajya kumena amabanga, bityo bikarogoya umugambi we wose, yabatungaga imbunda akababwira ati, you must be free or die, ati muve mu bucakara cyangwa mupfe. Twakomeje kuvuga Harriet Tubman ariko ntitwavuze uwo ari we n'icyamuhagurukije. Harriet Tubman yavukiye mu bucakara muri Amerika ku myaka 12 gusa. Yanze gufasha umuzungu wahanaga umucakara wo mu mwirabura, ngo yakubiswe ikintu mu mutwe bimugiriho ingaruka mu buzima bwe bwose. Mu 1844 nibwo yashyingiranwe n'umwirabura utarukira umucakara witwaga John Tubman. Mu mwaka wa 1849 ngo nibwo hakwirakwijwe inkuru ko Harriet agiye kugurishwa. Nuko asiga umugabo we ahungira muri Philadelphia, ahungana n'ababyeyi be n'abavandimwe be bose. You know me. My name's Harriet Tubman. John Brown don't have to explain nothing to me. If he says he has a good plan, he has a good plan. Bahabaye umwaka mu 1950 bimukira Baltimore, Maryland. Urwo rugendo ngo rwaramugoye cyane, ariko mu myaka 10 yakurikiyeho ngo yashoboye kuhahungishiriza abandi birabura bagera kuri 70 bavanye mu bucakara. Icyo gihe babaga baturutse ba shebuja, kuko muri izo ntara ubucakara bwari bwaraciwe. Urwitero 19 byose hamwe byagabwe na Harriet Tubman byatumye abasha gutorokesha abirabura bagera kuri 300 bavana mu bucakara akabajyana mu ntara za Amerika zitemeraga ubucakara. Amwe mu mayeri yakoreshaga ngo byari ugutorokesha abirabura kwa 6 nijoro, ku buryo nta kinyamakuru cyashoboraga kubyandikaho ngo babashakishe. Mwibuke ko nta telefone zabagaho icyo gihe, bagombaga kubyandikaho ku wa mbere. Muri weekend ibinyamakuru ntibyakoraga. Mbese yaciye agahigo ko kutagira n'umwe atakariza mu nzira abantu bose yatorokesheje. Ni ibitero yabaga yateguye neza, yabanje gukora ubutasi buhagije, agakora igishushanyo cy'inzira azabacishamo n'ibindi byose. John Brown nawe yari afite gahunda yo kurwanya ubucakara, ngo agiye kugisha inama Harriet. Iyo amuvugaho amuvuga nk'intwari. 1858 Harriet Tubman yaguze ifamu ahitwa Auburn
muri New York, ayituzamo ababyeyi be bari bamaze kugera mu zabukuru. Ngo hari n'indi yari yaraguze muri Maryland, aho ngaho niho yatuye. Mu ntambara yiswe Civil War, Harriet Tubman yakoreraga ubutasi ingabo zari ziyoboye na Colonel James Montgomery, nuko Tubman akabaha amakuru yakuraga mu butasi, akabamenyesha aho umwanzi yahishaga imbunda n'intwaro ze zose. Nuko James n'ingabo ze bahagaba igitero gikomeye cyane. Intambara irarangira, Tubman wagiye mu bikorwa. Intambara irangiye, Tubman yagiye mu bikorwa byo gufasha abashesha kanguhe, ashinga n'ibigo by'imfubyi ndetse n'abirabura batishoboye kugeza yitabye Imana mu 1913. Hari n'abandi banyamerika bakoze ibikorwa nk'ibya Tubman, twavuga nka Frederick Douglass na Thomas Garrett. Aba nabo bagiye bafasha abirabura muri Amerika kuva mu bucakara. Imana ikomeze ibahiruhuko ridashira. Ese waba ukeneye Harriet Tubman mu buzima bwawe, cyangwa waba ufashe icyemezo cyo kugira umuntu ubera Harriet Tubman, yenda kubera ikibazo runaka, ubucakara bw'ubwoba, kutigirira icyizere, agahinda gakabije, ubusinzi, itabi, urumogi n'ibindi? Gira icyo bitubwiraho, tugire inama muri like, comment na subscribe. Ibyiza biri imbere.